Hey guys, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu. Nkuko mubibona n'ubundi tugarutse kubaha information cyangwa se amakuru agendanye na cryptocurrency. Uyu munsi tugarutse muri Binance Referral Right Program. Hanyuma ndashaka kubereka opportunity zirimo. Ngira ngo muri kubona kahangaha ngeze ku kigero cya 93 n'ibice 10 kugira ngo nemererwe kubikura cyangwa se kwakimiratinga amadolari 50 USDC 50 z'ubuntu nta kintu nashoye binsabye kuba nakoze nka posting. So iyi program rero ngiye kwereka uko ushobora kuyigeraho nimba ukeneye aya mafaranga, kandi nimba ukeneye arenze ayo ngayo iriya y'amadolari 50 ni round 1, hazaza na round 2 y'amadolari 100, hazaza round 3. So ni byinshi nyine bizagenda biza, kandi ntekereza ko ushobora kuzakuramo inyungu even kugeza ku madolari 300. Ubwo rero icyo bizasaba ni iki? Icyo bizasaba nyine no kuba utakoze, no kuvuga ngo mu gihe completinze mission yawe, nka mission dufite aka kanya cyangwa se mission indiho aka kanya, muri kubona ko igeze ku kigero cya 93 n'igice kimwe ku ijana. Nkanze kuri ibuto yo kubikura cyangwa se withdraw, murabona ko kugira ngo mbikure binsaba kugera ku kigero cy'ijana ku ijana. Rero icyo usabwa nta kindi uretse gufata link ugasharinga, abantu bakajoininga, bagakora KYC, bakagira account ziri verified. Nibyo ngibyo. Nimba uri mushyashya rero ukeneye gukorera amafaranga muri ubu buryo udafite Binance, waza tukayigufungurira cyangwa tukagufasha kuyifungura online aho waba uri hose, birakemuka. Ukagira konti nawe ya Binance, hanyuma ukabasha ku accessinga izo opportunity zose cyangwa se aya mahirwe yose Binance iri gutanga. Aya ni amafaranga y'iminsi mikuru, ariko ni n'amafaranga ashobora guhinduka igishoro, kuko ni amafaranga arenga ibihumbi 70 na bingahe. Rero ndumva n'abanyuriyemo muri make, kuko ngewe ntago nyavuga ibintu byinshi, ni muri make. Ibindi nawe ukaza kwisomera aho ugize ikibazo, ukatwandikira kuri nimero ya WhatsApp ibiri muri description, tukagusobanurira then ugasobanukirwa ukabikora bigakunda. Ahubwo reka mbereke ngo ahantu hageze gute kugira ngo nge namwe tube dusuzanyije, mberetse ndangije kubereka opportunities zihari. Ubwo abakeneye kuzibyaza umusaruro baba bahari, n'abakeneye kubona ko bihari baba bahari, nyine twese nyine tukenjoyinga tu. Okay, ubwo ikintu cya mbere tugiye gukora hano, turaza guhera kuri Binance Pro. Ku bantu basanzwe bakoresha Binance ariko bakeneye kugera kuri iriya link bagatangira gusharinga, ku bantu bashyashya nibo tugiye guheraho. Hanyuma rero ibyo biroroshye cyane. Uraza kuba uri kuri Binance, hanyuma nurangiza urebe muri uriya mwanya hariya hejuru kuri turiya turongo dutatu, kandeho. Numara gukandaho haraza gufunguka indi screen imeze gutya, hanyuma uze kumanuka hano hasi ureba hano handitse Binance Lite, ukandeho. Then numara gukandaho urahita ujya ku cyo bita Binance Lite. Hanyuma nugera kuri Binance Lite, ikintu cya mbere gikurikira uri gukora no kureba kuri kiriya kirango cya Binance kiri hejuru mu nguni, ukandeho. Yego, ukandeho. Hanyuma numara gukandaho uraza guhita ugaruka hano, uraza kureba hano handitse referral, uri kuhabona, ukandeho. Hanyuma nyine uraza gutegereza biroding. Hano baraza kwereka level uriho kugira ngo wemererwe kubikura. Uri kubona kugira ngo iyi task irangire, nibura ndasabwa kuba nujuje ikigero cy'ijana ku ijana. Sinzi ngo weho nugera hano uraza gusanga ufite ikigero cya kangahe ku ijana. Ibyo ni ibintu byoroshye ushobora guhita utangira gukora kano kanya kugira ngo uzamure rate yawe. Nibigera 100% wemerewe gukanda kuri ya buto yo kubikura, ukabikura. Wamara kubikura amafaranga akakugeraho, ukayagurisha mu manyarwanda. Ibyo byose urabyemerewe. Nubwo buryo rero tugera kuri iyi page. Iyi niyo ikombinze nyine rewards. Hano hari icyo bita rules ushobora kuzisoma nimba ukeneye kuzisoma, nimba wahageze simbizi, cyangwa se waba ukeneye gutangira gusharinga, ukaza hano hasi kuri invite friends. You kanze kuri invite friends, ahangaha baguhereza referral ID, bakaguha na referral link. Ushobora gufata referral link ukayisharinga umuntu yayikanzeho, yamaze kudownloading application, yagiye gukora registration, barabimenya ko ari wamutumiye. Cyangwa se mu gihe atakoresheje link yawe ukaza kumuha iyi referral ID, akaza kugira aho yinjiza. Uko abaza kubona batari kubibona neza baze kumbwira nimero ibiri munsi iyo video, tuze kubafasha then turebe ko hari ikintu twabona muri iyi program ya Binance muri iyi minsi mikuru. So murakoze rero
kandi murakoze cyane ku bantu bose tugenda tubana. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana updates tugenda tubaha umunsi ku munsi zigendanye na cryptocurrency, muri mining, even no muri trading. Gahunda ni ukubaha amadiru n'amavayiro, nta kindi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.